ababiligi bageze mu Rwanda. Ababiligi bageze mu Rwanda aho ngaho niho ikibazo gibizo bitangirira. Ubwo rero turagaruka ngo mu kanya reka bucecewe reka Evrire tubanze umuhinda ya bukuru hanyuma tubanze tumwumve akuri mu nganzo abwira abanyarwanda imikarago y'uburyo yagiraje kuyegeranya kugira ngo azagira icyo ababwira. Hanyuma turagaruka mu kanya rwose tumaze kumva Evrine ndetse na Bucece Nsabimana Dominique. Murakoze. Nitwa Mukamunana Everine, ndi umusizi nyarwanda. Ndi umukobwa w'umusizi ukunda umuco nyarwanda ndetse nkanawusigasira, nkanahangana na buri wese washaka gutuma umuco wacu ukika. Nanjye nkuri inyuma n'impamo. Murakoze. Ndumva dohoje ikivugo. Utamushyigikira ariko buriya yaba afite ikibazo. Yaba ari banga mwawe. Uri kumwe natwe twese. Dohoje ikivugo rwose nanjye njya mbivuganye. Komera Rwanda rwa Gihango rw'imisozi igihumbi rwa Gasabo rwuje amahoro n'umutekano. Rwanda ugusanzura mwakira ukamutetesha ukamutonesha abarara ukamugaburira. Uwo ni umuco nyarwanda twatojwe n'intore zirusha intambwe nkwakuzi mu mihigo y'abanyarwanda inkotanyi cyane waruhanze. Uko yawucanye niko watse. Ahari amacakubiri ndi umunyarwanda hinduka ndi umunyarwanda. Umusizi Mukamunana Everine ngiye kubagezaho igisigo nise uko uwucanye niko waka. Twagiye. Nanjye nanzitse numve. Uko uwucanye niko waka. Mbega ibyiza byakuranze, mbega urukundo, mbega umutuzo, dore ubwubahane, dore ubwiyoroshe, dore ukwihanganirana, dore ubushishozi. Aho mvuze gutahiriza umugozi umwe, aho ubereye u Rwanda n'amahanga urugero. Ntiwigeze wikunda ngo ugiriza byawe imbaraga z'abanyarwanda turazisangiye. Duhuriye ku muheha, duhuriye ku meza, duhuriye ku mwuga, duhuriye ku mwenda, duhuriye ku idini, duhuriye ku isengesho. Gukunda u Rwanda n'abanyarwanda bikaba akarusho. Kwiyobora birakubereye n'ukuri si amashingo. N'abanzi b'u Rwanda bari bibona bati twe tubaye abande, bakisuzuma bakisuzugura, bafashe umwanzuro wo kwisubiraho, ariko byababereye ikirorero. Imana itarakuduha ngo dutabare, wari urimo witoza ushaka uko uzarengera abanyarwanda. Ingoma yari hari umuco w'ubugome yari yarawutoye, si uguhiga abanyarwanda yarabuhutaje, si ukubasunikira abasogota, bakabikora babirebeye ku buyobozi bubi bwari buhari. Maze nakwitegereza ngasanga wowe ntera izirisha intambwe ko uwucanye niko waka. Ni nta kabiri imvano n'ingoma yari hari ntiyari nyangamugayo. Si wowe wadukuye mu bihuru no mu nyamashyamba ukadukura muri nyakatsi ukatwubakira amabati, ukarinda abanyarwanda kurwara amavunja, ukazana iterambere ry'inkweto, ukarinda u Rwanda gusamara ku karubanda. Nose wose umuco nyarwanda ndagira ndizo ntirangagaciro z'abanyarwanda. None gasiga gahagaze ku gatabi ubura iyo mpanga nkwibarize. Kwiriya nkoko mwari muhuriye kukuguruka, niki cyaguteye uwo mutima mutindi aho kurarira amagi yasigaye mu Rwanda ukihutira kuyatubura? Nose wone umuco nyarwanda izo ntago ari indangagaciro z'abanyarwanda. Erega gusiga si ugusinda, si ugusara, ahubwo ni ugusesengura ibisanzwe biriho. None babyeyi urubyiruko rw'abanyarwanda twibase tuhinduke twitegereze turebe kure duharanire kwindatwa aho u Rwanda rwambariye inkanda tuzarurinde kuhambarira ubucocero. Umusizi Everine. Murakoze. Murakoze cyane. Akoze ibyo bintu biba biri he ibyo uhora bifashe mu mutwe ntawe. Umusizi urabona nta n'agapapuro afite mu ntoki. Reka nta rupapuro nta n'ikaramu. Kada nta rupapuro nta karamu arivugira rwose wabandi yicariye aha ngaha. Aracyari muto yereka. Ariko giye rwose ati bagiye numva rwose nk'ubu cyangwa nkazaramutsa perezida ndamubwira nti uzaze umusuhuze kuri radio y'u Rwanda azakumva ko nawe imva igitaramo. Urumva uruhutse se? Ndaruhutse kandi ndatuje nta kibazo. Urakoze cyane. Bucece we nawe fumya muri runyarukanya rambikaho. Ngewe ndi Nyamwiga biryo batinyo natanyiriza gutigitanya batatu ndomukogo tudahusha n'agashami kagahinda katoragoye gakondo kakayitivure. Ndiga n'umukonda gakonda kakunkunda bakatse mu kitoze bagacunguje iby'ishyanga. Ndi Nyamusanisha agaciro shibwa nk'umwakika Kanyabugesera yasize ntasize indugama yagubwana mukari n'ubusanza. Ndi Rucogozanya cyusa impambara y'intambara y'ibishwi bisiga n'amajeri kurya n'ubwenge nge mbibusumbya. Ndi Rudasubiza ubusubumbajije kuko ntamenye iyo twaba dutaniye uwo mwigisha gisizi kitarindeze uko azabaza igisumbye ntuzasibe gusubiza burya rwoshywa n'urundi nugira icyo ubuzanyengesha inzoga mba ndo gutarogotwa ntamagiro na rwamuhira. Uzagira uticwe nkaba umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impundazo zo kureba. Ubwo zikeka kuko numvise uvugamo ibintu byo kwenga. Umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengero uhungabanya uruhongore nkare nagwagarika icyo cyo gihabanye. Umusizi usiga mu busigo nkasigira inganza abatuye isi bagasusuruka bagasagamba bagasingiza nkaba umusizi wo mu Butemba butakwa amatere mato.
Nsabimana Bucece Dominique uwo niwe njyewe Gutema buto kwa Matare mato Yego. i Bugesera naho ngaho niho kwivuga Gutema buto no kugeza tubone gusuza abantu twumvira hariya muri Komesa bari Musenyi aho ngaho abari za Kibugabuga na Ngeruka abari Mayange na Maranyundo abantu batwumvira iyo ngiye hirya za Rukumberi abantu batsama twari hirya no hino mu Rwanda mwese mu mpinga z'u Rwanda hejuru mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba ndetse no mu Rwanda Kigali ndetse n'abantu batwumvira mu burengerazuba bwarwo aho ngaho muri Komesa niho naje nturutse ni mu murenge wa Musenyi mu karere ka Bugesera nanjye ndabasuhuje rwose n'abarezi dukorana mu kigo cya JS Gicaca ndetse n'abanyeshuri nigisha buriya nigisha muri segonderi ugisha mu mashuri yisumbuye y'Ikinyarwanda cyane kizazima hari igisigo kitari kirekire cyane nise Inyamibwa nshima amba ndimo ndata abantu abanyarwanda badukuriye na buri wese w'umunyarwanda unakunda umuco. Inyamibwa nshima nteruye nsiga ngo singize mbavuga imyato muharaze umuryango mugari mugize na buri wese uwugize muhora mukeye murakuze. Buri wese ku giti cye afite ubuhanga ku giti cye afite ubwema ku giti cye afite ubukungu ku giti cye bumuhishimwe ku giti cye. Ese mvuga iki ndeka iki ese nshime nde ngaye nde ese nkora iki ndeka iki ese nshime iki ngaye iki ese mu by'ukuri nkora iki. Mureke mbavuga uko mbabona kuko namwe murabona iyo muba mutabona nanjye nkabura uko mbona simba mbona uko mbona. Muzira inzarwe mu buzima kubw'ibyo muzira kuzima n'uwanya akazira kuzima mumusangiza ubuzima mukamuha no ku buzima. Biri mahire kubagira kuko amaroza burya mugira yanteye ingabo mu kwigira ndaseruka nkomeza kwigira itiro ritsindwa na rugira. Ndabareba nkanyurwa kenshi mwandeba nkanyurwa kenshi bigatuma nishima kenshi kuko mbasanga nkaronka byinshi ibyishimo bikaba byinshi. Ni muhana babagana murabakira bugafuna ibyiza byanyu bakabyina urukundo rwanyu rugahina abanyamahanga bakituna. Reka mbasabe mumfashe kandi namwe mwifashe mureke mwese ibyo mufashe cyangwa se ibibafashe dukome yombi tutifashe. Umuhoro ukeye wa rugira uhora ugenda nka rugira kandi ugenza nka rugira uzira icyasha hatagira ikigutesha iya rugira. Kuvuga ni ugutaruka ariko ntacyo ntaruka ahubwo nzagaruka reka nyaziga dakayuka nk'icaricari ziyasuka. Kuvuga si ukuyamara kuko sinanayamara ndetse sinabishobora make meza y'ubupfura niyo mbatuye muri fura. Yari umusizi uhimbaye n'uruhongore rwaharazwe impundaze ku ruhunda amahundo atoshye agahembura buri wese. Umuhanzi uhanganye n'ibihuga bihuha umuhengero uhungabanya uruhongore nkaharanira guhagarika icyo cyo gihabanye. Umusizi usiga mu bisigo nkasiga inganza abatuye isi bagasusuruka bagasagamba bagasingiza nkaba umusizi wo mu butema buto kwa Matare mato. Nsabimana Bucece Dominique. Nsabimana Bucece ku banyarwanda mwese. Yego Dominique. Burakoze cyane. Siko ibintu byawe bivuga Bucece koko. ahubwo hari abambwira ngo barakubeshye nturi Bucece bati ko witwa Bucece kandi ahubwo twumva uri vuba vuba. Hari ukuntu bavuga nkumva byabaye Bucece neza ntata sibyo ni Bucece. Murakoze cyane inshuti bakoze ba Radio Rwanda dukomeje kubashimira cyane kuba muduteze yombi kandi iyo turi kumwe namwe iyo muduteze yombi namwe mukadusangira n'ibitekerezo byanyu biratunyura turarinyera kandi twiga tugasubiza amaso inyuma kugira ngo dukarabe duke rwose kandi bavuga ngo igitambaro cyanduye n'umugani baca mu gifaransa bagikarabira aho ngaho bikarangirira aho ngaho abantu bagasigara bakenyemuye. Yego nibyo rero nibyo turimo muri iri joro tuganira ku buryo tugomba kwiyubakira umuryango utekanye umuryango mwiza umuco nyarwanda tukawicaza ku muce. Murumva tuganira ku zo ndagaciro z'abanyarwanda zari zikwiye abanyarwanda kuva kera uyu munsi n'ejo hazaza. Murabyumvise no mukarango kwa kino kiganiro inose niwe wagize uti nuko rero ababirigi baraza abo bazungura baraza bikubitamo intambara ya mbere y'isi yose irangiye. Intambara ya mbere y'isi yose irangiye
mu ntambara ya mbere y'isi iri mu kuba ntabwo abadage barwanye, bumvaga bagoswe hirya no hino bakavuga ngo twe turwana amasasa akadushirana ntabwo tuzi uko iby'ejo byabara bejo ntabwo twazamenya uko bimeze, bakubita amasasa aho mubumvishe mwirukanyire mugende. Niko byagenze rero. Ntabwo ababiligi baciye Bunagana baragenda bahinga basaba inzira Abongereza bo barwanaga baturutse za Tanzania ariho bashaka gufata, noneho ababiligi bahita bahinguka hano za Gatsibo baraza bagera i Kigali. Abandi ikindi gice cyataka gica ku Gisenyi, ubwo bava aho hariya bari hariya za Rubavu mu bice hariya za Nyundo, bahita birukanka baca za ntuza za hano za Rubengera bahinguka za Nyanza barahura bahita bakomeza igihiriri barengera i Burundi baragenda. Ababiligi rero bamaze gufata u Rwanda, intambara yo yari igikomeza. 1916 bahita baduha Major de Clerc ngo natuyobore, atangira kuzana ibintu by'ikiboko n'ibintu byo gutegekesha igitugu, mbese batangira kwitoza uburyo bazayobora igihugu bamaze kugihabwa. 1918 inama yabereye i Versailles, intambara ya mbere y'isi yose irangiye, bemeje yuko ibihugu byose byakolonizwaga n'Ubudage bigomba kugabanywa ibihugu bikize bikomeye ku isi, ariko Ububirigi bwo ntibwari burimo. Ububirigi rero mu kwisobanura bwaravuze ngo nyamuneka Uburundi n'u Rwanda nitwe twahafashe, ni muhaduhe nahacu nta wundi muntu uri buhatware. Abongereza nibo bari bahawe u Rwanda n'u Burundi na Tanzania, kandi Abongereza ngo bashakaga kugira ngo bazanyuze inzira ya gari ya moshi ituruka mu Misiri ikagera muri Afurika y'Epfo ihuza ibihugu byayo. Nibwo rero bavuze bati rero ntacyo ubwo u Rwanda n'u Burundi mutsimbaraye mu bishaka, turahaba hari ko dutwara igice cyitwa Igisaka n'igice cyitwa Ubugufi mu Burundi, kugira ngo ubwo burasirazuba tuzanyuzemo iyo nzira yacu. Ababiligi barabyemera baravuga bati ariko natwe imisoro y'ibintu bizajya bituruka mu Rwanda no mu Burundi no muri Kongo biciye Dar es Salaam na ntuze na Mombasa ntabwo muzajya mubisoresha. Nuko babyumvikanaho gutyo. Amakuru yaje kugera kuri Musinga yuko n'ahandi bahatwaye, ubwo ni nyuma yuko bari bamaze gutwara bira bice bya za Masisi, za Tongo, za Bunyabungo hakurya, bari bamaze gutwara za Bufumbira mu hariya ruguru mu Bugande. Ubwo rero Musinga aravuga ati n'ahari hasigaye naho barahatwaye, ibi bintu biragenda. Abihaye Imana classe na Pasteur Annette wayoboye communauté de missionnaires muri Kongo Mbirigi, bahise bajya ku ruhande rwa Musinga, kuko Musinga ntabwo yari yarigeze yakira na yombi ari amadini avuye i Burayi. Bamujya ho baramusapotinga, ndetse bituma na classe agiye baramushyigikiye bamukinyuma baravuga bati yego ahantu hagomba kugaruka. Classe rero ajya no mu kiruhuko i Burayi, ajya kureba bariya bayobozi bene wabo, arababwira ati nyamuneka umwami mumusubiza ahantu he kwaba ari ukumwica kabiri. Igice cy'Iburasirazuba kirimo abaturage barenga 100,000 bamwemera, niho ubworozi bw'igihugu bwiganje. Teori y'ivuka ry'u Rwanda niho bigaragara ko ariho u Rwanda rwavukiye, mbese umuco w'u Rwanda mwamurangira muhamusubiza. Bagumya kubijyamo birazurungutana, yaragiye aratakamba yego. Ariko icyo bagiraga baravuga bati Musinga nibura azabona ko turi abantu beza, yemera abakirisitu batuyoboke. Nicyo bashakaga. Ku itariki ya mbere rero y'ukwezi kwa mbere 1924 nibwo umwanzuro wafashwe yuko Ububirigi bugiye guhabwa ahantu habwo, bagiye guhabwa u Rwanda n'u Burundi, ariko Tanzania yo iguma kuba y'Abongereza. Hanyuma ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 1924 nibwo akaga noneho nyirizina kari gatangiye, kuko bya bihugu bikomeye ku isi, Ububirigi ntabwo ari igihugu gikomeye cyemerewe gukoloniza. Tukuragije u Rwanda n'u Burundi bibaye indagizo. Indagizo rero na koloni biratandukanye. Koloni ni ukuvuga ngo 30% by'umutungo winjiza by'ingengo y'imari y'igihugu cyawe ugomba kubishora mu gihugu kolonije, kugira ngo uteze imbere imibereho y'abaturage,
n'imirimo ukora nawe igufitiye inyungu ariko abaturage bayihemberwe. Mu gihe mu ndagizo ababirigi bo bashatse strategy yo kuvuga ngo aka gahugu baturagije ubuturagije ntituzi igihe azatunyagira. Mu ndagizo nidushoramo tukavome. ubwo ni bande bakaragije nyirizina? Ibihugu bikomeye ku isi la Société des Nations cyangwa League of Nations, biriya bihugu bikomeye ku isi nyine byari byarakoze association nk'uko hariho UN ubu ngubu hariho iyitwaga Société des Nations. Wari umuryango umuryango w'ibihugu bikomeye bikize bikomeye ku isi. Ariko si ubwo ari umuryango w'abibumbye cyangwa ari umuryango w'abibumbye utarashingwa kuko washingwa muri 1945 intambara ya kabiri y'isi yose ntabwo uravuga. wari umuryango w'ibyo bihugu bikomeye. muri make twebwe Afurika ntitwarimo. wari umuryango w'ibyo bihugu. Afurika irakolonijwe irajya muri ibyo bihugu gukoramo iki? murakoze cyane. Noneho u Rwanda n'u Burundi babiragiza Ububirigi kugira ngo byoroshye imitegekere bahita batwomeka kuri Kongo. Noneho twitwa Kongo Mbirigi na Rwanda Urundi. Noneho kugira ngo boroshye imitegekere Rezida ashyiraho ntuza guverineri generale wa Kongo Mbirigi na Rwanda Urundi, ahita ashyiraho uwitwa visi guverineri wa Rwanda Urundi ugomba kumufasha gutegeka akanuma raporo y'uko ibintu birimo kugenda. Uyu nawe ashyiraho abitwa ba Rezida w'u Rwanda wari ufite icyicaro Kigali na Rezida w'u Burundi waba ugomba kuba afite icyicaro i Gitega. Kuba indagizo rero byatugizeho ingaruka ikomeye. Ni ukuvuga ngo gutekereza ku iterambere ry'u Rwanda n'u Burundi ntabwo byabarebaga, bapangaga bahereye kuri Kongo nk'uko mu gihe cy'Abadage babipangaga bahereye Tanzania. Uzasanga intambara ya mbere y'isi yose yarabaye barimo kutwubakira inzira ya gari ya moshe. Igice cyiza mu Rwanda intambara ya mbere y'isi yose yabaye kigeze ahitwa Tabora, na n'ubu niho kigarukiye. Imyaka irenga 100 irashize cyo kora RPF. Yego ni muri Tanzania. Ubu nirimo gutekereza kutwubakira gari ya moshe mu myaka irenga hafi 100 ishize ibyo bintu bibaye ni 114 ngaho irenga. Hanyuma tugiye rero muri indagizo ni ugukora ku buryo tuyikamura tukavanamo inyungu ariko tugashyiramo ubusa. Kugira ngo ibyo tubigereho tugomba gushaka abakozi lokali, abakozi bari aho ngaho badukorera akazi, twe tukaba amabwiriza bakayubahiriza. Noneho ntidushyiremo amafaranga. Bo ngo barabaraga bakavuga ngo nituzana umuzungu akaza kuba sous-chef agakora akazi ko kwirirwa akoresha abaturage n'abakubita, bizadusaba ko tumuhemba inshuro 6 z'uko twakoresha umuturage uri aho ngaho sur place. Reka dukora ishuri ryoroheje ribigisha igiswahili no kumenya gutanga raporo no kumenya gupima ibyo dukeneye bigarukira aho ngaho gusa. N'uburezi baduha uburezi butazagira icyo budufasha, nuko gufata ibintu tukabivuga mu mutwe ubundi bakaduhindura abazungu, tukiga kunywa inzoga zipfundikiye mu macupa, tukiga kwambara amakote n'amakositimu bituruka iwabo, iby'iwacu bakabitwangisha. Nta muntu wize ukora ibyo havesegaho wikwigira umuturage kandi warize. Ibyo ni ukugira ngo n'ibyabo bacuruza babone abo kubigura nyine bitwa ko bize. Hanyuma baratangiye rero bavugisha inama ngo abantu bagomba kugishwa inama mbere na mbere n'abihaye Imana kuko babaga bafite amakuru. Bajyaga kwigisha abaturage cyangwa Innocent afite abana 4, 2 ni barebara abandi 2 ni bagufi, kandi Innocent we ni mugufi cyane. Uyu mugabo se ko ari mugufi akabyara abana barebare bimeze bite? Musenyeri Karase yarabwira ngo niba hari ikintu dushobora gukora kugira ngo duteze u Rwanda imbere, nous avons dans la jeunesse Mututsi une force comparable du progrès que tous ceux qui connaissent le Rwanda ne peuvent pas sous-estimer. Dufite mu rubyiruko rw'abatutsi imbaraga zidashidikanywaho ku buryo umuntu wese uzura u Rwanda adashobora kuzirengagiza. Bazi ubwenge, intelligent, ne pour gouverner, bavukiye gutegeka, avide de savoir ce qui se passe en Europe, baba bashaka kumenya ibere Burayi. Les qualités aimées muri les défauts les hausse encore dans la société. Ibyiza byabo ndetse n'amakosa bashobora gukora atuma barushaho kugira agaciro muri société. 1927 ku itariki 1927 ku itariki 21 z'ukwezi kwa 9 nibwo yanditse iyo baruwa ayandikira uwitwaga Rezida Morutehan, ari nawe bavuga ko yakoze amareforme menshi mu Rwanda. 1929 yarongera avuga ngo derrière grossier que le gouvernement pourrait se faire à lui-même et au Rwanda serait de supprimer la caste Mututsi. Ikosa rikomeye guverinoma y'Ububiligi yakwikorera kwaba ari uguheza, ndetse ikabirikorera n'abanyarwanda kwaba ari uguheza mu butegetsi ubwoko bw'abatutsi. Ikosa nk'iryo rya
byatuma habaho imyigaragambyo yirukana abanyaburayi. Ikosa nk'iryo le privant d'auxiliaire chef n'est capable de nous comprendre, byatuma tubura abayobozi batwubaha badutegekera kandi batwumva banatwubaha, byatuma bidindiza iterambere ry'u Rwanda. Agasoza avuga ngo c'est surtout et avant tout avec les Batutsi que le gouvernement pourra développer le Rwanda dans tous les domaines. Nibo nta bandi Ububiligi bushobora kuzifashisha kugira ngo bubashe guteza imbere abatutsi. Musenyeri Julien Goruju akagaragaza abatutsi ari bande, bameze bate. La race des Batutsi sans contredire est la plus belle et la plus intéressante de l'Afrique équatoriale. Au physique, le Mututsi est parfaitement constitué sans conformation de l'approche du blanc plus que du nègre. Si bien que l'on pourrait dire sans exagérer que c'est un bras sous pour moi. Umututsi bari baramwimirije imbere rwose. Niwe muntu wa mbere mwiza muri Afurika igabanye kwa terimo kabiri mu gihagararo cye. Uyu muntu asa n'umuzungu ku buryo uramutse uvuze ko ari umuzungu wambaye uruhu rwirabura utabukabije. Yego nk'umuzungu nyine abatutsi mu bushobozi babikoraga gutyo, babikora batyo nyuma none bakabicurika bagacurika ikibuga. Turaza kureba n'impamvu zibitera. Niba reba umugufi apima 1.78 kubera hari n'abashobora kugeza 2 metero chere géant kubarebare. Akazi kabo bakora n'aborozi wabyumvisha ya categorisation ishingiye kuno kubyo dukora apana kuri bwa bupfurana bwabo umuntu na bya bindi. Noneho bageze ku batwa bavuga ngo ils ont un visage le plus chiffonné que les autres nègres de l'Afrique. Niba abantu bambira bafite ishura yikunja kunjugera yego dafite igisobanuro ngo bareba bahumbaguza. Un regard ivoirien qui semble craindre la clarté du jour, mais être fait pour percer l'ombre de forêt et l'obscurité de nuit. Ngo bameze nk'abatinya urumuri iyo bareba bahumbaguza nk'abatinya urumuri ku buryo amaso yabo wagira ngo yaremewe guhangana n'umwijima wo mu ishyamba ndetse n'umwijima wa nijoro kuko batinya urumuri rw'izuba. Uretse izo nkende à l'opposé de ces demi-singes, le Mututsi lui se considère comme un demi-dieu, semble-t-il les Égyptiens. Urumva ni bamwe ni inkende, abandi ni ibigirwamana. Abatutsi ni ibigirwamana, abatwa ni inkende, abatutsi ni ibigirwamana ku buryo wabita ko ari abanyamisiri. Inshuti bakunze ba Radio Rwanda, ibyo ngibyo ni bimwe mu byatsi ntabwo ari abanyarwanda babivuze, byavuzwe n'abazungu nabo babizi. Byatukoje umwe bw'abanyarwanda ni ibyanditswe n'ibitabo birahari byanditsemo ibyo bintu. Murumva ari nayo mpamvu haje gufatwa icyemezo cyo kubohora igihugu kugira ngo ibyo bintu byose byari byaragiye byimikwa biveho, tube dutuye mu Rwanda dutuje kandi buri wese yishimiye kuruturamo. Tujye tubyiga ari amateka nyine. Ibyo ni kera cyane murumva, ariko aho byaje kuganisha uwo ni umuzi kandi mwarabibonye. Ni umuzi urimo gukururuka. Uwo ni umuzi w'iremezo. Ubwo rero batangiye kujya kumenya ngo abatutsi turabakura, abahutu turabakura he mu batware mu bikomangoma, kubera ko à cause de une alimentation de génération répétée de génération en génération bo bashobora kureba. Donc kubera ko ibyo barya na amata banywa ni bikomoka ku matungo, abo ngabo urabareba ukabamenya bagomba kuba barebare. Ariko abandi hari aho wagera ugasanga no muzare no mu miryango yacu ntago abana bacu bangana, harimo abarebare harimo n'abagufi. Bakibaza ngo se uyu yabyaye abahutu abyara abatu. Muri uku kubacanga basanze umwanzuro ari ukubarura abanyarwanda, bakababarura bakaduha indangamuntu bitewe nuko icyo gihe byari bimeze. Ibarura ryatangira i Nyanza kwa Nturo nyiri imigabo niwe hategekaga, aryanze niwe munyarwanda wa mbere wafungiwe muri 1930. Yafungiwe muri gereza y'igihumbi 1930 kuko nibwo yatashywe. Buriya ziriya gereza zose bazazishyiraho bagamije kugira ngo uwo bakubise ikiboko kabiri gatatu ashobora kuzamura ibitekerezo byo kwigumura no kugumura abandi, ni mumukure mu baturage mujye kumufunga. Kandi ibi byo kubatunga abaturage arimo babitanga mu cyitwaga iposho ry'abagororwa. Bazaga kwa Innocent amasaka areze zana yo kujya gushigira igishingiro ko mabene wanyu wafunze, ibishyimbo bireze muzana ibishyimbo byo kujya gushigira. Noneho ahiganje ubworozi bakabategeka gutanga insoro z'amavuta yo kujya kurungira abafunze mu magereza. Amagereza sindahagera. Nturo nyiri imigabo amaze kuryanga baramufunze, ibarura rirakomeza, batanga indangamuntu yanatashye n'irangamuntu y'abatutsi yararangije gutangwa. Barapimaga rero mbere na mbere uyu muntu dufitiye ibukuye, bigaragara ko
ni umusinga nibwo bwoko bwe. Noneho uyu musinga taye ye arapima 1.65 mbese ugihagararo uko areshya ni 1.65. noneho profession cyangwa umwuga ni cultivateur, ni umuhinzi. Uyu muhinzi upima uyu mwega uyu musinga w'umuhinzi upima 1.65 kuri uru rupapuro rwa 4 nujya kureba uzasanga baramuhaye yuko uyu muntu ari mututsi. Ngibi birasibye na mutwa hasi aha birasibye. Uyu muntu asigaye ari umuhutu kubera ko afite amanota 2 kuri 2 y'abahutu, ni mugufi kandi ni umuhinzi. Ibyo bintu bibiri barabireba. Hari aho rero bageraga bagasanga umuntu ni mugufi ariko aratunze, afite inka. Umuvandimwe we bavukana we yabaye muremure afite n'inka. Uyu bajya gutanga indangamuntu bakandikamo ko ari umuhutu, uyu muremure bakandikamo ko ari umututsi. Nje najya kuvuga ariko ko mwamaye indangamuntu y'abahutu kandi ni umutunzi. Umuzungu ati ibyo nje ntago mbizi, genda ubwira umutwara ukuzi aguha urupapuro runzanire. Najya kureba umutwara akanya karuswa ruswa y'inyana zanjye 2 cyangwa 3 nkavuga ntazo nguhaye ndagumana iki kirangamuntu ubundi kivuze iki. Umwanditsi Jacques Hureri we yaravuze ngo izi ndangamuntu zatangiye kugira gutera ikibazo mu banyarwanda guhera mu 1950 ngo suite à la corrosion coloniale, bitangiye kuzamurwa no gukoreshwa mu gihe cy'ubukoroni. Gutanga izi ndangamuntu rero abavandimwe bavuka n'umwe bamaga y'abatutsi cyangwa y'abahutu bitewe n'uko ibipimo bashaka bidahuye. None igihe nikigera bene Innocent nibajya gufata indangamuntu bazababwira ngo genda uzane yaso bandukura ibyanditse mu ndangamuntu yanjye ko ndi umuhutu. Umuvandimwe wanjye bazamuha yanditsemo ko ari umututsi. Abana be nibajya gufata indangamuntu batumiye abo bandikamo ko ari abatutsi. Abuzukuru n'abuzukuruza bizakomeza kugera muri 1994 maze kubarura hafi imiryango 90 abavandimwe bakomoka ku basokuruza babo hirya aho ngaho bagiye bica abandi bakomoka ku basokuruza hirya aho ngaho biturutse kuri indangamuntu yitwa ibuko. Ndimo kubona Verenari mu kuzunguza umutwe cyane. Ntabwo umubiri yabikoze kubera ko yaragamije gukunda abahutu cyangwa yaragamije gukunda abatutsi. Oya, n'abatutsi ku mazu kutubari dukomeye abazungu bangweragamo habaga handitseho ngo interdit aux chiens au noir d'Antaïsi. Imbwa n'umwirabura ntabwo mwemerewe kwinjira ngaha. Oya, mwahuriraga mu kazi, yaza yasanga akazi yagupanze ni ukuvanya cyonga dukora tugira utongo ko dukeneye gupakira ariya mabuye y'agaciro tuyajyana iwacu. Nasanga uyu muhanda utarangiye wa mutwarewe ngwino hano tugukubite daracini bakupige 8 ryama bagukubite iboko 8 uraryama babigukubite kuko ntabwo wakoze akazi ko kagomba gukorwa. Ibi biboko bari mu kudukubita igihe bagatangira ngo shiku izakurwa imuhanga ahitwa mukava Kimironko mukajya gukora shiku kubera ko ariho agronome w'umuzungu yayipanze. Iyi shiku ni ibyata by'ibijumba cyangwa imyumbati ngo muzajye kubikura mu bigaburira abana igihe inzara izaba yateye. Mwarakuraga mukabijyana ku ntara aho bitaga kuri territoire iyoborwa n'umuzungu. Igihe inzara yatera mukagenda bagapima ingemeri 2 jyana ujye kugaburira abana, bakabima umwanya wo guhinga mwabo. Igihe batagiye guhinga iyo mihanda nayo materasi, iyi mihanda yose uzasanga mu cyaro nta caterpillar y'umuzungu yahageze. Ni basokuru barwanaga nayo utabikoze agakubitwa kare ku iperu n'inkoko n'amagi y'umuzungu n'isuka n'agatebo. Mu gitondo ukabyuka wiruka ku iperu rero ni kuri apere niho bababaruriraga. Niho bababaruriraga yuko niho bahamagariraga bakabahimba byiza. Innocent we hari abantu bagiye batwandikira batugaragariza mu by'ukuri ko baduteze yombi ko bari gukurikirana nyine gahunda yacu. Urabona hari umuntu uri buze kudusubiriza, ni umunyamakuru umwe yavuze ati ntumvuge atari kumbariza uwo mushakashatsi ko bivuga ko iby'abahutu abatutsi n'abatwa abazungu babisanze. Ubundi kubyari bisanzwe bihari nk'uko babivuze nyine hariya. Yego, wagaragaje ko byari bihari ugaragaza buri wese ukiciro yari arimo. Ariko ndagabaza none se ubundi ubwo kuki byahinduwe abanyarwanda bakabyemera? Urumva icyo urubuze kumusubiza kuki byahinduwe abanyarwanda bagahita babyemera? Uyu munyamakuru uze kumusubiza neza aravuga ati mbese uruhare rw'abene igihugu mu bibazo by'u Rwanda bwo ntirurimo. Twebwe twisenye baje bakadusenya ntabwo tukisenya tukababangamwa nk'uko byagenze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Icyo kintu cyumvikane neza. Ariko uyu nguyu yatubwiye ko yitwa Evariste Kwetsiga ati bimwe mu byasenywe bw'abanyarwanda ni ukubeshywa tukemera.
ati twarabeshywe turemera urumva Yego. Evariste Kwetsiga niko yitwa nawe witwa Daniel Sekarati yatubwiye ko ari ibugeshi mu karere ka Rubavu, atubwira ko ati dukunda ibiganiro byanyu bikomeye cyane. Eric Kuimana yavuze ngo kwibohora byari ngombwa kuko abakoloni babije amacakubiri mu banyarwanda kugira ngo biborohere kudutegeka badutwaza inkoni y'icyuma urumva. Yitwa Emmanuel Nirenganya ati ndi mu karere ka Gisagara, kwibohora ingo y'ubukoloni byari ngombwa, byari na ngombwa guhagarika jenoside ariko kwibohora ko mu mwaka wa 1994. Kubw'ibyo rero ni iby'agaciro mu banyarwanda twese. Turi kumwe Innocent Rwakibi yatubwiye ko ari Nyagatare mu murenge wa Karama mu kagari ka Kinkwanzi, ati tubateze yombi cyane. Jean Claude Niga bati kwibohora byari ngombwa kubera ko hahozeho icyitwa giringaniza mu mashuri, icyo kintu cyaratubangamiye kitubuza kwiga. Hako hano Robert yatubwiye ko adukurikiye ari Shagasha Ibuyoga Irurindo, ati n'umutara nyigitara mu Nyarwanda ngatarama na RBA cyane nkumva ndizihiwe pe. Ati nkatwe urubyiruko tumenya neza ibyaranze amateka y'u Rwanda, ese ati muzatubwire n'ibyacacana n'urupfu, ariko ibyo bushuze nizema ntiyabibabwire ko bagwira amateka kuri Zoko na ntuze na Faido na Kanyandiko ntibabwiye ko ngo bahageze ariko raravuga ati muzatugeze n'amateka y'ubutanga mpundu muri Burega, ubwo tuzabibabwira muri gahunda yatumenye igihugu cyacu buri cyumweru, murabizi ko iyo gahunda ibihari. Mundimana yagize ati giye ndi Nyamagabe mu murenge wa Cyanika mu santere ya Nyamirambo. Bizabakiro Jean Pierre yaje atubwira ko ubumwe bw'abanyarwanda bwasenywe nuko bamwe bumvaga ko bayobora bonyine bakangusangira ubutegetsi. Mu byo twize hari icyo batubwiye ngo cyitwaga kazu kigije abandi bantu bose. Ikindi kandi ubutegetsi bw'abazungu nibwo bwatumye habaho ivangura ry'amoko n'irondamoko, kandi imbere twari umwe ndetse dukundana dusangiye ubuzima. Yagize ati ariko ibyo byose nibyo byatumye ubumwe bw'abanyarwanda twahoranye nk'abanyarwanda busenyuka. Urakoze cyane, aho ngaho rwose ubyanzuye neza kandi birumvikana. Ubwo ndi kubisoma kugira ngo tuza kugaruka mu bitekerezo ariko reka ibindi mbiretse turaza kubisoma nyuma. Abenshi bari kugaragaza ko kwibohora urugamba rwo kubohora igihugu rwari ngombwa cyane. Turaza kubigaruka ariko nanjye ndaza kubasa cyangwa mbaze none baza rwose nyarutse. Nanjye ikibazo mfite hari aho wigeze kudusobanurira uvuga uburyo Ububirigi bwaje kuragizwa u Rwanda na Rwanda Urundi. Ese iyo Urundi ubundi kunda kwibazwaho cyane, ubundi bishatse kuvuga iki Uburundi bwiswe Urundi mu ruhe rwego? Ni ya mivugire yango ni mivugire banavugaga Rwanda, ntabwo bavugaga Rwanda. Bavugaga Rwanda rero bananiye kubivuga bari barise usumbura biyumba bavuga na Shangu. U Rwanda rumaze na Kibungu na biyumba na Kisenyi. Urumva ni imivugire yabo, nta handi bintu bishingiye. Bivugwa ko Burundi ngo n'ubundi bituruka ku iryo jambo Urundi, cyangwa bwari bwarahoze n'undi bwitwa Uburundi ariko ntibabashe kubivuga. No Burundi bwari buriho na kera, no ku ngoma ya Kirima Rujugira avuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, nuko Uburundi Gisaka Ndorwa na Uburundi Gisaka Ndorwa n'Ubugesera, ibyo bihugu ko ari bine byishyize hamwe bigashaka gutera u Rwanda rubikubitira rimwe inshuro arangira avuga ati muzabaze u Rwanda ruratera ntiruterwa. Uburundi rero bwari buhari, uzarebe no ku ngoma ya Mazimpaka Gitare cy'impembe yivugana umwami w'u Burundi. Uburundi bwari busanzwe buhari no kuva cyane mu mateka. Uburundi bwahoraga bushondana n'u Rwanda, bari bameze nk'abana b'inkurikirane. Ariko ngo amamuko y'ingoma y'u Burundi ngo nabame b'u Rwanda ngo bituruka mu Rwanda, yenda ibyo twazabibaza ni Emile Mworoha wabyanditse, aranavuga ngo no muri icyo gitabo byagenda bigaragazamo bavuga ngo u Rwanda kugira ngo bagaragaze ko ubutegetsi bwose bwagiye buturuka mu majyaruguru, iyo bita mite hamitike, bagaragaza ko ngo Kanyaburundi ngo ero frere do Kanyarwanda tude le fils do Gihanga, bakagaragaza ko Kanyaburundi na Kanyarwanda ari bene Gihanga, ko uwagiye guhanga ingoma y'u Burundi aturuka mu Rwanda kubera ko u Rwanda ruri mu majyaruguru y'u Burundi. Yego ni ya mite nyinshi kuvuga ngo bategeka u Rwanda ngo baturutse ruguru iyo ngiyo, kugaragaza ko bavuye muri Ethiopia, noneho abandi kugaragaza ntuza regime kuturuka mu majyaruguru, kuko na n'uyu nguyu Alexis Kagame nawe yabigendeyeho
akemeza ko n'ubundi abatutsi baturuka iyo muri Ethiopia ndakeka yaba izo nyandiko zose n'abakoloni nizo reference yari afite ntago nta bindi bitabo byari bihari icyo gihe byo kumukarenjenga. Ikindi kibazo nari ifite yenda murahita mujya no kuri ibyo bindi, kuki abanyarwanda bari bafite ubundi umwami yari insumba amashyaka, noneho kuri uko kuba isumba amashyaka akaba umwami w'abanyarwanda, niyo yabaga ari umututsi akaba umwami yahitaga akurwaho iryo jambo ry'ubututsi akahita aba isumba amashyaka nyine akaba umwami, yabaga ari umwami. None kubera iki abanyarwanda ko babaga ari ipfundo ku mwami byagenze bite kugira ngo bacikemo bamuveho? Nacyo umunyamakuru yabajije ati ko byari bisanzwe bihari ino se nimwe mwabikurikiye mukabyandika byagenze bite kugira ngo abanyarwanda bahite babyemera? Mbere na mbere ndagira ngo mbabwire yuko ubwami bw'u Rwanda bwarangiye Musinga amaze kuvaho. Mbishingira kuki? Ku itariki 16 z'ukwezi kwa 11 1931 Musinga bamuvanyeho ku itariki 12 z'ukwa 11, hashira iminsi ine bategura kwimika Rudahigwa yimika kuri 16 z'ukwa 11 1931. Ku itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere muri 32 bohereje ibaruwa ivuga ngo ntiwirengagize ko niba twarirukanye so nabwo ntabwo ari Musinga, ntabwo ari Rudahigwa bandikiye rezida vice guverineri yandikiye rezida Kubo wari warasimbuye uriya Moruteha, aramubwira ngo ni nko kumubwira ngo ubwire uwo mwana ngo umubwire ngo nimba twarirukanye se ari ukubera ko yashaka kuyobora igihugu ko ashatse kandi igihugu atari icye. Guverinoma y'ububiri gikeneye umwami uzibanda ku mbuto z'indobanure, ku nka, ku bimasa by'ubwoko nyine bya kijyambere, ku guharura imihanda, gutera imyumbati n'ibindi bihingwa ngandura. Ku bigendanye n'umushahara uyu mwami azajya ahembwa ifaranga rimwe kuri buri munyarwanda atanze umusoro. Wabimwumvije ko yahindutse umukozi, ahubwo yabaye umukomisiyoneri. Yabaye umukozi, wewe bamuhinduye nk'umukomisiyoneri, ahubwo urumva rushaka byawe niba mu cya 10 ajya babyita ngo ni komisiyo, ni cya 10 nyine cya komisiyo. Azajya ahembwa ifaranga rimwe kuyo yinjije. Urumva azajya ahembwa ifaranga rimwe kuri buri muturage winjije umusoro. Ubwo nawe yagomba gukorera ku mihigo. Yego, mu bamuyoboraga rero yari ku mwanya wa 6 mu buyobozi bw'igihugu. Yego, umwami w'ubirigi niwe wari hejuru ya bose. Minisitiri ushinzwe koloni, guverineri general wa Kongo mbirigi, vice guverineri Rwanda Urundi, boss direct wamuhaga inshingano wanamubwiraga ati umushahara wawe ujya guhembwa waje wageze kuri banke cyangwa ngo n'ufate ni rezida. Rezida yategekaga umwami, none umwami akaza ku mwanya wa 6. Uyu rero yahindutse umukozi ntagakira umwami wa rubanda. N'aba batware ntago ari ubategeka, bategekwa n'umubirigi nabo bahemba nibo baha amafaranga. Aba baturage birirwa bakubitirwa imbere ya rubanda ntabwo afite ububasha bwo kwanga ibintu ndabihagaritse. Ubwo se urambwira ngo umwami yarari hehe? Kandi nabwo arigisikaga amavuga ati revolution ya 59 yabaye ntabwo yakabaye yaribasiye abatutsi, kuko abatutsi ntabwo ari bo bari bafite ubutegetsi. Ni revolution yagomba kuba yaribasiye ababirigi, ibirukana mu gihugu bakagenda. Nyamara ababirigi bo bari hari barimo gukora ibyo bashatse. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, batanze iyi mirimo bayihaye babana b'abatware bitwa ngo n'abatutsi, n'aba bana bagiye kwiga muri rya shuri ry'Ibutare kugira ngo bige gukora akazi k'umuzungu kandi bahembwe kugira ngo kandi bahembwe umushahara w'intica ntikize 1/6 cyabo bari guhemba umuzungu. N'akazi kagoye. Nibo barimo bagomba kwaka umusoro abaturage, bakarushanwa kuvuga ngo sheferi yanjye yatanze umusoro mwinshi ugereranyije na kanaka, nawe bakamuha agahimbaza musiki. Umusoro w'ubuharike, umusoro w'umubiri, umusoro witwaga ngo do capitation yo guteza imbere igihugu, umusoro w'inka, ibyo byose bikirunda ku muturage. Kugira ngo umuturage yabone bakamutegeka gutera ikawa ibiti 45, ikawa yakwera mu gasoroma mukajya kugurisha, bakababarira ikiruko muri bukigurishe, bakavanamo umusoro ugatwara asigaye. Ibi byose abanyarwanda bose barabikoze. Guharura imihanda abantu batangiye guhunga bwa mbere n'abatutsi, ibiganza byabyimbye, bamuhaye ibyate ntabishobore, agatanga ruswa y'inyana uyu munsi, ukwezi gutaha umutwara akaza ati ya nyana yashizemo nje gutwara indi, undi atereka rekaho nambara inkindi singiye kuhambara urucocero. Abo nibo bantu ba mbere batangiye guhunga. Uzi ko ari byo. Ariko kubigeza za 39
abanyarwanda ngo bari bamaze gushira mu gihugu, ndetse n'abakobwa bari batangiye guhunga igihugu, batangiye kwigendera kuko elle n'avait personne à qui se marier, niko Alex Kagame yavuze. Ibi byose rero intambara ya mbere no mu byatumye abanyarwanda barenga 300 bicwa n'inzara ya Ruzagayura, rutakangwa imishara n'amatemane bitewe n'akarere. Ariko intambara ya mbere y'isi yose ubwo nayo nibwo yari irimo no kuba irangiye, abanyamerika abarusiya barashaka kuza muri Afurika, nabo mw'abanyaburayi mwe mwigaruriye Afurika turangaye, murayiba, muragira gute, murarengwa, murarwana, none nimutahe natwe turashaka kuza. Cyane ko iriya iranuye njya bivuga kenshi yakozwemo bombe atomike zarashe Hiroshima na Nagasaki. Ababiligi bayibye Katanga bayigurisha abanyamerika. Abanyamerika barabizi ko Kongo irimo umutungo uhambaye, barahashaka. Rero ababiligi ngo baratekereza ngo nituva mu Rwanda kandi u Rwanda tuzarukenera nka bazariyeri. Buri u Rwanda ruri ahantu habi par rapport ya Kongo ugereranyije n'ibindi bihugu. Tusa nk'abaturanye n'umurambo wapfanye zahabu na diyama mu nda, kandi kugira ngo ukore mu kanwa kuriya murambo ibiriya bintu birimo bivane mugomba kugira aho ukandagiye, ni mu Rwanda rero nta handi. Barebaga akavuga ngo u Rwanda tuzarukenera na nyuma y'ubwigenge bwabo ubwo u Rwanda bwabo ubwigenge bwa Kongo. None se nidusigaza haba abahungu twigishije ngo bige, tukaba twarabahaye inshingano birwaga bakubita rubanda, tukaba twarabahaye inshingano n'akazi karemereye katumye ababyeyi babo bahunga bakagenda, tuzabasiga mu Rwanda bategeka, hanyuma u Rwanda tuzarugarukemo turukoresha icyo dushaka. Niyo mpamvu les Belges ont réussi à transférer toutes les responsabilités sur les têtes des Batutsi. Uyu muntu ndimo ndamusubiza, bafashe ya makosa yabo bakoze bayatereka ku mitwe y'Abatutsi ngo dore mwabahutu mwe nimwibuke Abatutsi babakubise ikiboko, nimwibuke babakoresheje shiku, nimwibuke mbirwaga babaka amafaranga yo gusora. Ibi byose umuzungu yazanye, ari imisoro yo kubaka igihugu. Ibi byose umuzungu yazanye akabidutura hejuru twese nk'abanyarwanda. Yahise noneho byaratinze bacurika ikibuga. Ikibuga baragicuritse kubw'inyungu zabo babona igihe kirekire, kugira ngo bitazabagaruka. Yego, ni bya bindi bya yandirimbo impara zacuranze ngo na Yezu nubwo ari umwana w'Imana bamugeretseho ibyaha atigeze akora. Amakosa ababiligi bakoze mu Rwanda bayateretse ku mutwe w'Abatutsi, akaga ku Batutsi kaba karabaye naho jenoside ituruka naha. Vuga ngo cya kiboko bagukubise byose bya kera. Jenoside ihera kwiva aho ngaho umuhutu ahera aho ngaho uburakari, atangira guhera aho ngaho arebe mu Mututsi, ahubwo reka tubasubize ubutegetsi. None bagatangira no kujya no bituma ibintu jenoside ibaho cyane, baratangira bakinjira no mu mateka karengane kanyu mwebwe. Sha uzi ko babategetse imyaka 400, sha uzi ko banaje bakajya bahagurukira ku bana bakabica, ibintu bitabaye bakabihimba kugira ngo bakomeze babongeremo uburakari. Hari inyandiko nabonye sintazi niba umuntu wayanditse hano agaragaza nyine iyo teori haryo bavuga ngo kira ni inyandiko ngenderwaho. Wakwibaza ubwo uwo muntu bajya bazana abana bo guhagurukiraho, bakazana abana bo guhagurukira, abo bana bazaboneka mu gihugu ko umuntu haguruka inshuro nyinshi ku munsi, wabona abana bo guhagurukiraho. N'abantu bari baraturoze. Reka twumve Eveline ongera baho ngaho muri ibyo bihangano byawe, ugira icyo tubwiraho gakiya maze Innocent nawe asome ku mazi. Aya mateka araryoshe kuyumva kuko adufasha kumenya ukuri kwaho jenoside yaturutse. Urubyiruko murabikeneye ndabizi. Nabyise ko mba nishimiye gutaramana nawe. Abazungu bataraza u Rwanda rwari rutekanye. Habagaho wenda nk'utubazo nk'akana kakonoshereza kanaka, ariko bagahamagara abantu bati muze mwumwe babavandimwe, yakoneshereje ibingana iki, turakuriha ibingana iki. Nicyo za gacaca zabaga zimaze, nicyo ushinzwe umukenke cyangwa ushinzwe ubutaka babaga bamaze gukemura ibibazo biri hagati y'abahinzi n'aborozi. Uwakoreye umuryango wakoreye undi cyaha bakaza gusaba imbabazi, cyaba ari icyaha kiremereye gishobora kuba mwatwiciye umuntu cyangwa iki, bikazana inzigo mu muryango, ariko hakabaho kuza gukura inzigo no gutanga ikiru. Ibyo nta muryango bakubwira ngo
abantu babaho badakomanya amahembe ariko ibyabaga mu miryango hagati imiryango yagiraga ukuntu bikemura kandi wenda n'akandi kantu tutibuka nuko umuntu yabaga ari umututsi uyu munsi aje agahinduka umuhutu bitewe n'ingano bitewe na bwa bupfura bwagaragaye yakennye cyangwa se uyu muntu yari imfura ariko ntabwo byari bizwi akoze ikintu gituma agaragara ko yari umututsi kubera ubupfura bwe ariko kubera ko atari afite umutungo ubigaragaza ntabwo byari bigaragaye nka Busyete wari umutwa se ntiyahindutse umututsi kubera ko yakije nyina w'umwami ni ubupfura n'ubutwari n'ubwangamugayo byakomotse ku bazungu ni ukuvuga ngo bo bararebye baravuga ati urareba ubumwe buri hagati y'abanyarwanda bumva ko batabyumva baravuga ati n'iwacu i Buraya ntabwo ibi biharangwa kugira ngo tuzabashe gukomeza uru Rwanda kurukoresha no kurukuramo inyungu reka ibingibi tubisige kuri aba ngaba basigare birwariza twagiye ni Everine nanone ngarutse kubataramira mu muvugo ngiye kubagezaho umuvugo nise mvugiki babyeyi b'abanyarwanda niwo muvugo ngiye kubagezaho mvugiki babyeyi mwatubyaye naravutse nsanga mutunganye mutuye mutekanye kuva umutara ukazenguruka Gitarama u Rwanda rwuje urugwiro nanjye ntura n'u Rwanda rwa Kanyarwanda aho hose ni iwacu ndakomanga bati karibu umwana wanje maze urungano turahuriraho turakina ntidukomeretsanye nutsikiye turamusigasira turamurinda gusepfura kugira ngo atavahogora ibyo tubikora atari ukuvuga ngo turi kwironda kuko buri wese twumva ko ari murumuna wacu ibyo si biri ku bana gusa ku bashajeho ni akarusho ubu umusaza arahinga amasaka arasarura agasabika agasembura umusemburo uvuyemo aratumira abasinga abasindi n'abagesera maze bagahuriraho bagasuhukanya bagasangira n'ariko basimburana mu misango birinda gusobekeranya amagambo none urasanga ntako bisa urasanga bose ari abasangwa barahana abageni bakanwana bagaca ku nda barasezerana bati ninkugirira nabi cyangwa uwo mu muryango wanjye ndi umunyarwanda izabe inkore none ubwo ni ubupfu kwari ubupfura bwari mu banyarwanda 94 umuco nyarwanda wari waratokombeye mu Rwagasabo urwango rwaratangiye mu rwikekwe rwaradutse mu barutuye nje nkomeza kwibwira ngo ni ibisanzwe nkomanza hari karimo umwana wanjye baterege ibihe birahindutse uragenzwa n'ikimwanzi wanjye si wowe mwene runaka none se koko ubwo nari kugana he nge ndibaza nti ese RDF ingabo z'u Rwanda simwe mwadukuye ku muhanda mukatujugunyira agashaka k'agahundo mukatujugunyira kenda mukaturinda gusamara gushika rubanda ubu wari umuco nyarwanda kandi wari indangagaciro z'abanyarwanda dukomeze dusigasire umuco nyarwanda kandi tuwugendereho umusizi usiga ntibasiganuze cyangwa se bagasigara basiganuza ibyo yasize Mukamuna Everine uzanisha abishakabaza kuvogera urwatubyaye murakoze nawe tutakunze ba Radio Rwanda reka dukomeze kubashimira cyane kuba mudakunda inshinge mu radio mwiguriye ku murongo uwari wo wose aho muri aho ngaho Radio Rwanda yumvikaniraho mushobora no kunyura kuri murandasi kuri wa 3 akadomo ra na bana a cyangwa se arabi akadomo co akadomo rwa maze mukumva neza Radio Rwanda aho muri hose ijwi ryayo riba riyungura urukundo nirwogire by'umwihariko mu banyarwanda ubwo bumwe turirimba bumwe tuvuga bumwe buturazi ishinga murabizi ko hariho na ministeri ifite ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ubwo izo nshingano mboneragihugu harimo ko gukundana harimo gukora ibikorwa byubaka igihugu ibyo byose ntawe bitareba ngo abandi barebere biratureba twese yego iki gisigo reka mbonero nkiture n'abantu bari gushinga ingo muri iyi minsi bumwe n'urukundo bikomere byogere kandi bagomba kumenya no gutoza abana babo gukundana no gukundana bya kivandimwe ibyo bintu by'indorerwamo zogeye hambere ibyo bintu bikavaho rwose bikarangira